Twongeye kubakira mu kiganiro Inzira Njyabukire. Ni ikiganiro turebera hamwe impanuro n'inama byavana umuntu mu bukene zikamugeza mu bukire. Iki ni ikiganiro cya 30 aho dukomeza kurebera hamwe impanuro umwanditsi Napoleon Hill atugezaho mu gitabo Think and Grow Rich. Uyu munsi turagaruka ku mutwe wa 6 wacyo umwanditsi yise ngo Indebakure, uruganda rw'ubwonko n'ibitekerezo. Iyi ni intambwe ya 5 mu nzira njyabukire. Indebakure ni uruganda rucirirwamo imigambi yose ya muntu, ubushake buhabwa ishusho, isura n'igikorwa biciye mu bufasha ndebakure bukomeye bw'ubwonko. Byaravuzwe cyane ko umuntu burya yabasha kurema ikintu cyose yaba ashaka kubona mu bwonko bwe. Bigaragara ko mu ruhererekane rw'ibihe byose byabayeho mu isirimuka rya muntu, ibi bihe turimo ari byo bihora uvuga iterambere ry'indebakure kurusha ibindi bihe byose byabanje. Kubera ko ari ibihe by'impinduka zihuta cyane, kuri buri ruhande umuntu wese yahurira n'umuyoboro uteza imbere indebakure. Biciye mu bufasha bw'iterambere ry'indebakure, umuntu yabashije kuvumbura no kubyaza umusaruro imbaraga z'urusobe rw'ibiriho muri iyi myaka 50 ishize kurusha ibyakozwe mu yindi myaka yose yabanje. Yigaruriye ikirere mu buryo bwuzuye kugeza ubwo uyu munsi nta nyoni n'imwe yamuhiga mu kuguruka. Yakoresheje umwuka wo mu kirere abasha kohereza no kwakira amakuru y'ubwoko bwose kuva mu mpande zose z'uyu mubumbe. Yasuzumye kandi apima izuba riri mu mamiliyoni menshi cyane y'ibirometero uvuye aho ari, maze abasha kumenya ibirigize n'uburyo yabibyaza umusaruro akoresheje imbaraga y'indebakure. Yabashije kuvumbura neza ko ubwonko bwe ari umunara wakira kandi ukohereza ubwivumbagatanye bw'ibitekerezo, none ubu arimo aragerageza uko yabibyaza undi musaruro. Yiyongerereye umuvuduko ashobora kugenderaho ku buryo uyu munsi abasha kugendera ku muvuduko w'ibirometero birenga 480 ku isaha. Ndetse hagiye kuza igihe ubwo umuntu azabasha gufatira ifunguro rya mu gitondo i New York, afatira irya saa sita i San Francisco. Kubw'ibyo mvuga ko umupaka umwe gusa waba mu by'ubuhanga bwe ryaba gusa rishingiye mu iterambere no gukoresha indebakure ye. Kandi rwose ntaragera ku musozo hatarengwa mu iterambere ry'indebakure ye. Icyo nzi yagezeho gusa ni ukuvumbura ko afite indebakure yakora byinshi. Ubu rero akaba ari kugerageza kuyikoresha mu by'ibanze gusa. Hariho ubwoko bubiri bw'indebakure. Nibyo rwose hariho uburyo bubiri indebakure ikoramo. Ubwa mbere ni indebakure mbumbira hamwe cyangwa se synthetic imagination. Ubwa kabiri ni indebakure y'ubuhanzi cyangwa se creative imagination. Biciye mu ndebakure mbumbira hamwe, umuntu ashobora gushyira ku murongo ibitekerezo n'imipango bishaje akabibyazamo ikintu gishya. Iri shami nta kintu gishya rirema, ry'icyo rikora ni ugukoresha ubunararibonye, uburezi n'ibyo umuntu yiboneye akaba ari byo birigaburira. Ni ishami rikoreshwa n'umuvumbuzi wese, usibye umuvumbuzi ukoresha ishami ry'indebakure ihanga ibishya, mu gihe abonye ko indebakure mbumbira hamwe idakora. Biciye mu ndebakure ihanga ibishya, ubwonko bw'umuntu bufite aho bugarukira, bukorana kandi bugasabana n'ubwenge butagira aho bugarukira. Ni muri iryo shami umuntu yakiriramo inganzo. Ni muri iri shami kandi umuntu aherwamo ibitekerezo by'ibanze n'ibitekerezo bishya. Ni muri iri shami nanone ubwivumbagatanye bw'ibitekerezo bivuye mu bwonko bw'abandi tubasha kubyakira. Muri iri shami kandi umuntu ashobora kwinjira no kuvugana n'umutima w'undi muntu. Indebakure ihanga ibishya ikora neza mu buryo bwasobanuwe mu mpapuro zabanje z'iki gitabo. Uru rwego rukora neza gusa iyo ibitekerezo mu bwonko bw'umuntu bukorera ku muvuduko udasanzwe, wenda nk'urugero igihe umuntu yiyumvamo ubushake bukomeye cyane. Iri shami ryumva bwangu kandi rikakira ibitekerezo biturutse ahantu hagarutsweho haruguru, hagendewe ku buryo ryateye imbere, nanone hashingiwe ku buryo rikoreshwa. Iyi nteruro ni ingenzi cyane ndetse byaba byiza ubanje kuyisobanukirwa neza mbere y'uko ukomereza ku bindi. Mu gihe ugerageza gukurikira iri hame, komeza rwose uzirikane ko inkuru y'uburyo umuntu yafata ubushake bwe akabuhinduramo amafaranga itabarwa mu nteruro imwe gusa. Iyi nkuru izaba yuzuye neza igihe umuntu azaba amaze gukamirika
kuzura no gukoresha neza aya mahame yose iki gitabo cyigisha. Abayobozi b'ibihangange mu bushabitsi, mu nganda, mu isi y'amafaranga, abahanzi, abanyamuziki, abasizi n'abanditsi b'ibihangange babaye ibihangange kubwo gukoresha neza ishami ry'indebakure ihanga ibishya. Aya mashami yombi y'indebakure ari y'indebakure mbumbira hamwe n'indebakure ihanga ibishya atera imbere iyo akoreshwa nk'uko imitsi n'amagufa nabyo bikomera iyo bikoreshwa. Ubushake n'amarangamutima ni igitekerezo, ni ikintu kidafatika kandi kitagaragara, ndetse wanavuga ko nta gaciro gifite, kibona agaciro gusa iyo cyahinduwemo ibifatika. Nubwo indebakure mbumbira hamwe ari izakoreshwa cyane mu rugendo rwo guhinduramo ubushake amafaranga, hari nubwo bitazoroha cyane maze bikaba ngombwa ko ukoresha indebakure ihanga ibishya. Hari nubwo indebakure yawe ishobora kuba inyantege nke kubera kutayikoresha, gusa biba bishoboka ko yakongera igatezwa imbere n'ubundi biciye mu kuyikoresha. Indebakure ntishobora gupfa, icyakora ishobora kuba ikimuga bitewe no kudakoreshwa. Njye nakugira inama yo kwerekeza umuhate wawe mwinshi mu guteza imbere indebakure mbumbira hamwe, kuko ariyo uzakoresha cyane mu nzira yo guhindura ubushakemo ibifatika mu mitungo. Guhindura ikintu kidafatika cyitwa ubushake mo igifatika cyitwa amafaranga bisaba gukoresha icyitwa igenamigambi. Iri genamigambi rero riremwa hakoreshejwe indebakure, ariko cyane cyane by'umwihariko indebakure mbumbira hamwe. Ndagusaba gusoma neza iki gitabo, wakirangiza ukagaruka kuri uyu mutwe ugatangira gukoresha indebakure yawe utegura igenamigambi ryawe hagamijwe guhindura ubushake bwawe mo ibifatika. Amabwiriza mu buryo burambuye yo gutegura igenamigambi yagiye atangwa hafi muri buri gice mu bigize iki gitabo. Koresha ayo ubona koroheye kandi ushyire igenamigambi ryawe mu nyandiko niba utarabikora. Ibi nubirangiza uzaba ufite ubushake bwawe mu buryo busobanutse mu ishusho y'ibidafatika. Ongera usome iyi nteruro kandi uyisome uranguruye kandi buhoro buhoro uko ubikora. Zirikana ko uko wandika intego yawe ukanakora igenamigambi ry'uburyo uzayigeraho mu nyandiko, uba rwose umaze gutera intambwe zitari nke mu kubasha kuyigeraho. Iyi si utuyeho nawe ubwawe n'ikindi kintu cyose kiriho gifatika ni umusaruro w'impinduka zagiye zibaho mu buryo bwo kwihinduranya, bigatuma utuntu duto cyane tutagaragarira amaso duhindukamo ibyo tubona bigezweho ubu. Ibirenzeho kandi by'ingenzi ugomba kumenya ni uko buri karemangingo kakugize n'akagize buri kintu kiyiriho katangiye ari imbaraga idafatika. Ubushake ni ikintu kidafatika, ariko icyo kintu ni imbaraga iyo utangiranye n'ikintu cyitwa igitekerezo n'ikintu cyitwa ubushake ushaka kugera ku mafaranga, uba uri gukoresha neza inzira byaciyemo bw'urusobe rw'ibiriho rwaremaga buri kintu cyose kiriho ku isi, nawe ubwawe utikuyemo. Kugeza ubu dukurikije iby'ubuhanga bushingiye kuri siyansi bumaze kugaragaza, isi n'isanzure bigizwe n'ibintu bibiri, ari byo ibintu bifatika mata n'imbaraga energy. Biciye rero mu guhuza ikintu gifatika n'imbaraga nibyo byabaye ibintu byose umuntu azi, uhereye ku nyenyeri rutura ziba hejuru ukagera ku bintu bya hano ku isi harimo n'umuntu. Nakubwira rero ko ushaka nawe wabyaza umusaruro inzira urusobe rw'ibiriho rwakoresheje rurema buri kintu kuri kandi mu buryo bw'icyizere cyinshi. Urimo uragerageza amategeko agenga urusobe rw'ibiriho yagendeyeho haremwa buri kintu, kuko nawe ushaka guhindura ubushake nk'amafaranga afatika. Rero ndakubwira nti rwose wabigeraho kuko byaranakozwe cyane mbere y'uko ubigerageza, ntabwo waba ubaye wa mbere ubikoze. Wakwigwizaho ubukire bwinshi rwose ukoresheje amahame kamere atajya atenguha uyisunze. Gusa intambwe ya mbere usabwa gutera ni ukumenya ayo mahame ukanamenya kuyakoresha, biciye mu gusubiramo kenshi aya mabwiriza n'ibisobanuro byayo byatanzwe muri iki gitabo. Umwanditsi ashimishijwe no kukugezaho ibanga rikoreshwa abantu bigwizaho ubukire. Gusa mu buryo butangaje kandi bumeze nk'ubwivuguruza, iri banga rwose nasanze atari ibanga mu gisobanuro cya nyacyo cy'amabanga. Impamvu ni uko urusobe rw'ibiriho ubwarwo ruryamamaza kenshi mu isi tubaho, mu nyenyeri, mu yindi mibumbe itandukanye,
mu bintu byose bidukikije n'ibitugize no muri buri buzima tubasha kubona. Urusobe rw'ibiriho rwamamaza iri banga biciye mu masomo y'ubumenyamuntu biyoloji, biciye mu kuba uturemangingo duto cyane aho kamwe gashobora gutakara ntikagaragare, utwo akaba ari two twihuza tugakora umuntu urimo gusoma iki gitabo. N'inzira rero yo guhindura ubushake mu bifatika ntibinyuranye n'ibyo kandi nta gitangaza kibirimo. Nanone niba udahita ubisobanukirwa neza ntuhangayike, keretse gusa ubaye wari usanzwe ugira aho uhurira n'amasomo y'imikorere y'ubwonko bwa muntu nibwo wahita ubyumva, naho ubundi ntabwo nakiringira ko wabisoma rimwe ngo uhite ubisobanukirwa mu buryo bwuzuye. Ariko rero hamwe n'igihe bizagenda biza. Ihame tugiye gukurikizaho riragufungurira amarembo kwinjiza mu gusobanukirwa imikorere y'indebakure. Wowe fata ibyo ushobora gufata ugisoma ibi bwa mbere, nyuma niwongera kubisubiramo uzabona ko bigenda birushaho kumvikana no gusobanuka cyane mu mwuzuro wabyo. Ikiruta byose nakubwira ni uko utagomba gucika intege ngo ubihagarike byibuze utarasoma iki gitabo inshuro 3, kuko aribwo uzaba wageze ku rwego utabasha kubihagarika. None se ni gute rero wakoresha mu buryo bw'ibikorwa indebakure? Ibitekerezo ni intangiriro y'ubukire bwose bubaho, ariko kandi ibitekerezo ni umusaruro w'indebakure. Nimureke turebe ku bitekerezo bike bizwi byabaye ubukire budasanzwe. Ibi ndabikora mfite ibyiringiro ko biri bugufashe kubona neza uko indebakure ibyara ubukire. Mu myaka 50 ishize, umuganga yafashe ifarasi yava mu mujyi wabagera mu cyaro aho yari afite inzu icuruza imiti. Atangira kuvugana n'umusore wakoraga muri iyo nzu. Inshingano ze zari zo guha abantu benshi ubukire bwinshi. Yari agiye gutuma abantu bo muri icyo gihe bakira kurusha ibihe byose byabanjirije intambara y'abaturage yari iherutse. Mu gihe kirenze isaha umuganga yavuganye n'uwo musore wacungaga iyo nzu icuruza imiti mu ijwi rituje cyane. Nyuma umuganga yarahavuye ajya ku iduka kuri binika ishyushya amazi yo mu bwoko bwa kera. Araza yibika muri ya nzu icuruza imiti. Umusore wacungaga ivuriro yaje gusuzuma neza ya binika, abona mu mufuka wayo harimo agapapuro kanditseho igiciro cyayo. Yaragafashe arakazana agaha umuganga. Igiciro cyayo cyari gihwanye n'amafaranga yose uwo mukozi yari yarakoreye. Yari ahwanye n'amadolari 500. Umuganga yarabimuhembye, umusore arigendera. Gusa amagambo yari yanditse kuri aka gapapuro yari afite igiciro cyagura umwamo bwe. Cyari igiciro kirenze kure cyane cy'umuganga. Yari amagambo yagaragazaga ko iyo binika yakoreshwa igashyushya ibintu bitandukanye. Gusa yaba umuganga yaba n'umukozi we nta n'umwe wari uzi ubutunzi iyi binika yari kuzana. Umuganga we yashimishijwe no kuyigurisha amadolari 500 kuko byatumye akiranuka n'umukozi wamwishyuzaga ayo madolari 500, bituma abona amahoro. Umukozi we ntiyari abizi, ariko yari agize amahirwe akomeye yo kubona amafaranga yose yakoreye ubuzima bwe bwose yaguzemo imari y'ingirakamaro. Ntiyari yarigeze agira indoto zo kugura ikintu kizajya kibyara zahabu iruta yakorwaga n'ibyuma byari bisanzwe bimenyerewe. Nyamara icyo yari aguze nyirizina cyari igitekerezo. Yari aguze ibinika n'agapapuro kanditseho ibanga ryo kubyara ubukire mu buryo we atarazi. Ibitangaza iyo binika yatangiye kubikora ubwo uwo musore yari atangiye gushyira mu bikorwa amabwiriza yari yanditse kuri ako gapapuro. Ryari ibanga wa muganga atigeze amenya. Soma iyi nkuru witonze, ugerageze gukoresha indebakure yawe urebe niba wabasha kumenya ubutumwa bw'ibanga uriya musore yongereye kuri kariya gapapuro ryaje kuba ibanga ryatumye binika ibyara zahabu. Zirikana mu gihe usoma iyi nkuru ko iyi atari umugani usanzwe gusa, ahubwo ni inkuru yuzuyemo ibihamya bifatika, itandukanye cyane n'inkuru mpimbano. Ni ibihamya bitangirira mu ishusho y'ibitekerezo. Nimureke turebe kandi ku butunzi butangaje bwa zahabu iki gitekerezo cyabyaye. Iki gitekerezo cyishyuye kandi n'uyu munsi gikomeza kwishyura akayabo k'amafaranga ku bagabo n'abagore benshi hirya no hino ku isi bacuruza ibintu byakorwaga n'iyo binika.
iyo binika ishaje yaje guhinduka ikintu cya mbere gikoresha isukari nyinshi, bityo akazi gahoraho abagabo n'abagore bahingaga ibisheke no guha isura nshya isoko ry'isukari. Iyo binika buri mwaka ikora amamiliyoni menshi y'amacupa, bityo igahakaza abakora amacupa, ihakaza abacungamutungo, abamamaza n'abandi benshi. Yahesheje akayabo umuntu washushanyije ishusho igaragaza ibicuruzwa ikora. Iyo binika yahinduye akajyi gato k'icyaro gahindukamo umujyi munini w'ubucuruzi udasanzwe, bityo bizana impinduka mu buryo bumwe cyangwa ubundi mu buzima bwa buri muntu na buri bizinesi bikorerwa muri uwo mujyi. Uyu munsi akamaro k'iyo binika kagera kuri buri muntu wese utuye isi isirimutse, bityo ikomeza gukwirakwiza zahabu hirya no hino ku muntu wese uyikozeho. Zahabu zibyarwa n'iriya binika zubatse kandi zicunga neza ishuri rikomeye aho abanyeshuri bajya bagafatira amahugurwa y'ingirakamaro. Gusa si ibyo gusa, iriya binika ishaje yakomeje gukora ibindi bintu bitangaje. Mu bihe byose by'igwa ry'ubukungu, ubwo bizinesi, amabanki, amazu byarimo bita agaciro ndetse ibihumbi by'abantu babikoragamo bakabivamo, iyi binika ishaje yo yakomeje guha abatagira ingano akazi kandi iha ku bwinshi zahabu abantu benshi bakomeje kwizera mu gitekerezo. Iyo ibicuruzwa bikorwa n'iyo binika byabashaga kuvuga, byakandika ibisigo n'inkuru nyinshi zidasanzwe mu ndimi zose zibaho ku isi. Inkuru z'urukundo, inkuru z'ubushabitsi, inkuru z'abanyamwuga batandukanye bakomeje gutungwa nayo n'izindi nkuru. Umwanditsi w'iki gitabo yabashije kumenya neza mu buryo budashidikanywaho imwe muri izo nkuru, kuko nawe yabaye igice kimwe mu biyigize, kandi rero byose byatangiriye ahantu hatari kure rwose y'aho wa musore yaguriye iriya binika. Erega aho niho rwose umwanditsi w'iki gitabo yahuriye bwa mbere n'umugore we, kandi ni naho nyine yabwiriwe iyo nkuru n'umugore we. Erega ubwo yamusabaga kumwemerera bakaba mu byiza no mu bibi, barimo basangira kimwe mu bicuruzwa byakozwe n'iyo binika. Ubu rero mumaze kumva neza uburyo ibicuruzwa bikorwa n'iyi binika ari iby'agaciro cyane, ku buryo byatumye umwanditsi w'iki gitabo ahamya ko mu mujyi ufatwa nk'igicumbi cy'ibikomoka ku ibinika ariho yaboneye umugore, kandi ko ikinyobwa cyakozwe n'iyi binika cyamubereye ikinyobwa cyiza kidasembuye, cyamuhesheje kugubwa neza mu ntekerezo akabasha gukora neza akazi ke. Uwo waba uri we wese, aho waba uherereye hose, n'umwuga waba ukora uwo ari wo wose, uzazirikane mu bihe bizaza uzabona ijambo Coca-Cola ko ari ubwami bw'ubukire bwashobotse mu gitekerezo. Uzazirikane kandi ko umusore muto wakoraga mu nzu icuruza imiti ari Asa Candra washinze Coca-Cola nta kundi yakoresheje ibanga atari ukurihuza n'indebakure. Ushatse waba uhagaritse ukabanza ugatekereza kuri ibyo akanya gato. Zirikana ko intambwe 16 zigana ku bukire nk'uko zisobanurwa muri iki gitabo zabaye inzira yatumye Coca-Cola igera kandi ikaganza muri buri cyaro, umujyi no kuri buri muhanda mu bice byose by'isi. Ugomba kuzirikana kandi ko buri gitekerezo ushobora kurema gishobora gutanga umusaruro nk'uwa Coca-Cola yaciye agahigo ko kuba igicanyota. Mu kuri rero igitekerezo ni ikintu, kandi inzira z'imikorere yacyo ni isi ubwayo. Icyo nakora ndamutse mbonye miliyoni y'amadolari. Iyi nkuru igaragaza ishingiro rya ya mvuga igira iti ahari ubushake haba hari n'inzira. Ibi nabibwiwe n'umwarimu w'icyamamare akaba n'uwihaye Imana, nyakwigendera Dr. Frank W. Gunsolas, watangiriye ivugabutumwa rye muri Chicago. Ubwo Dr. Frank yari agiye kuri kaminuza, yabashije kubona inenge nyinshi mu nkorane y'uburezi yacu, abona kandi ari inenge w'ubwe yakosora iyo aza kuba umuyobozi wa kaminuza. Ikintu yashakaga cyane kandi yaharaniraga kwari ukuba umuyobozi wa kimwe mu bigo byigisha, maze agashyira mu bikorwa inkorane ituma abasore n'abakobwa biga biciye mu bikorwa. Yaricaye ashyira ibitekerezo bye ku murongo, ategura uko imiterere y'ishuri ashobora gukoreramo yashyira mu bikorwa ibitekerezo bye atemeye kugengwa n'uburyo bwagenwe na Kiliziya muri ibyo bihe.
Yari akeneye miliyoni y'amadolari kugira ngo ashyire mu ngiro icyo gitekerezo cye. None se ni he yari gushyira ibiganza bye hakamuha ako kayabo k'amafaranga? Icyo ni cyo kibazo cyakomeje kwigarurira ibitekerezo by'uwo muvugabutumwa wari ukiri muto, ariko rero yasaga nk'udatera intambwe agera ku byo yashakaga. Buri joro yajyanaga icyo gitekerezo cye ku buriri agiye kuryama, yabyuka akabyukana nacyo mu gitondo, akakijyana ahantu hose agiye. Yakomezaga kukigerenzura mu bitekerezo bye kugeza ahindutse umugaragu wacyo. Gusa miliyoni y'amadolari ni amafaranga menshi. Nawe yakomezaga kubizirikana, ariko kandi yanakomezaga kuzirikana ko imipaka y'ibyo twageraho ishingira gusa ku byo twemeje nk'imipaka mu bitekerezo byacu. Nyamara kubwo kuba umucurabwenge n'umuvugabutumwa, Dr. Frank yakomeje kuzirikana kimwe n'abandi bantu bose bagera ku butsinzi ko kugira umuhamagaro n'intego bisobanutse ari intangiriro ya byose. Yazirikanye kandi ko gusobanuka k'umuhamagaro we bihabwa ishusho n'umubiri n'imbaraga iyo ushyigikiwe n'ubushake butwika mu rwego rwo guhindura uwo muhamagaro nk'ibifatika. Aya mabanga y'ingirakamaro yari ayazi, ariko rero ntiyari azi ahantu n'ukuntu azabona miliyoni y'amadolari. Ikintu cyoroshye kandi mu buryo karemano yari afite gukora kwari ukubivamo akavuga ati, ahaha, byiza, igitekerezo cyanjye ni cyiza, ariko rero ntabwo mbashije kugishyira mu bikorwa kubera ko nta hantu nakura miliyoni y'amadolari. Ibyo ni byo benshi muri twe bari kuvuga, ariko rero si byo Dr. Frank we yakoze. Ibyo yavuze n'ibyo yakoze ni ingenzi cyane ku buryo ubu nshimishijwe no kumureka akabyivugira. Umunsi umwe ubwo hari kuwa gatandatu nyuma ya saa sita, nicaye mu cyumba cyanjye nibaza ahantu n'uburyo nabona amafaranga yatuma nshyira mu bikorwa igitekerezo cyanjye. Mu gihe cy'imyaka 2 yose narakoraga cyane, ariko rero nta kindi nakoze uretse gutekereza. Igihe cyari kigeze rero cyo gushyira mu bikorwa. Icyo gihe nazunguje ibitekerezo nshaka uburyo nabona miliyoni y'amadolari mu cyumweru kimwe gusa. Gute se? Ibyo ntibyari bikimpangayikishije. Icyari gifite agaciro kuri njye kwari ugufata umwanzuro ko igihe ntarengwa ngomba kuba nayabonye, kandi rwose ndagira ngo mbatangarize kubwo nari maze gufata uwo mwanzuro w'igihe ntarengwa, nagize ibyiyumvo bidasanzwe by'ubwishingizi ntari narigeze ngira mu bihe byose byari byabanje. Hari ikintu muri njye cyageragezaga kumbwira kiti, kuki utari warageze kuri uwo mwanzuro kera hose? Hari ahantu runaka amafaranga yari agutegereje ibihe byose. Kuva ubwo ibintu byatangiye kuba mu buryo bwihuse cyane. Nahamagaye ibinyamakuru ntangaza ko nzatanga ikibwiriza ku munsi ukurikiyeho gifite umutwe ugira uti, icyo nakora ndamutse mbonye miliyoni y'amadolari. Nahise njya gutegura icyo kibwiriza ako kanya, ariko rwose mbabwije ukuri byaranyoroheye cyane kuko nari maze hafi imyaka 2 nitegura. Byatumye umwuka wo gushyira mu bikorwa mbona ko wari muri njye. Mbere cyane yuko ijoro rigera hagati nari maze kwandika neza icyo kibwiriza, nagiye ku buriri ndaryama, ariko nuzuye icyizere muri njye kuko nibonaga neza mfite miliyoni y'amadolari. Mu gitondo cyakurikiyeho nabyutse nzindutse nikoza muri dushe ndoga, mfata cya kibwiriza cyanjye ndagisoma, maze ndapfukama ndasenga nsengera ko haboneka umuntu ikibwiriza cyanjye kiri bukore ku mutima afite miliyoni akayimpa. Gusa ubwo narimo nsenga nanone nongeye kwiyumvamo ibyiyumviro by'ubwishingizi ko ayo mafaranga ahari. Mu munezero udasanzwe naragiye ndetse ngenda ntatwe ya nyandiko y'ikibwiriza, naje kubona ko nayibagiwe igihe cyo kugitanga kigeze. Igihe cyari cyarenze, sinabashaga kongera gufata umwanya wo gutegura ikindi. Gusa byambereye umugisha kutabona uwo mwanya, kuko byashoboje umutima wanjye ubwawo kunzanira ibyo nari nkeneye byose, mbivuga uko biri. Ubwo nari mpagurutse ngiye gutanga ikibwiriza, nafunze amaso maze mvugana n'umutima wanjye wose n'ubugingo bwanjye bwose inzozi zanjye. Usibye ko navugishije abari banteze amatwi, nanabashije kuvugisha Imana. Navuze nshize amanga, nsobanura icyo nakora ndamutse mfite ayo miliyoni mu biganza byanjye. Nasobanuye umupangu wanjye w'uburyo nakubaka ikigo cyigisha aho abahungu n'abakobwa bakwigira ubumenyi ngiro kandi bagateza imbere intekerezo zabo. Ubwo nari nkirangiza ikibwiriza maze kwicara, umugabo yarahagurutse ava mu byicaro bye aza yegera uruhimbi.
natangiye kwibaza icyo aje gukora. Yegereye uruhimbi maze arambura amaboko ye ati, Reverend, nakunze cyane ikibwiriza cyawe. Ndizera neza ko wakora neza ibyo watubwiye ko wakora uramutse ubonye miliyoni y'amadolari. Rero kugira ngo mwemere ko nakwizeye kandi ko nizeye ibyo wavuze, ejo mu gitondo uramutse uje ku biro byanjye naguha miliyoni y'amadolari nk'uko uyikeneye. Amazina yanjye ni Philip D. Ama. Dr. Frank mu gitondo yagiyeyo maze Philip D. amuha miliyoni y'amadolari. Akoresheje ayo mafaranga yahise ashinga ikigo yise Ama Institute of Technology. Nk'uko byumvikana, miliyoni y'amadolari ni amafaranga menshi cyane buri muvugabutumwa yakifuza kugeraho mu buzima bwe bwose. Ariko rero igitekerezo cya Dr. Frank cyagezeho mu minota mike cyane. Nta gushidikanya imbumbe y'iyo miliyoni y'amadolari yaje ku musaruro w'igitekerezo. Nyamara nanone icyo gitekerezo cyashyigikiwe n'ubushake budasanzwe Dr. Frank yamaze hafi imyaka 2 arera anateza imbere. Suzuma neza ibi bihamya Dr. Frank yabonye amafaranga yashakaga mu masaha 38 uhereye igihe yafatiye icyemezo ku gihe ntarengwa agomba kuba yabonye amafaranga. Icyo cyemezo yagifashe mu mutwe we, ariko anafata icyemezo ku igenamigambi azakurikiza agera kuri ayo mafaranga. Nta gishya kandi nta mwihariko uri mu bitekerezo rusange bya Dr. Frank bitagena igihe azabonera amafaranga no kugira ibyiringiro biciriritse. Hari benshi cyane babiciyemo mbere ye, hari n'abandi benshi babiciyemo nyuma ye. Ariko rero hari ikidasanzwe gikomeye ku mwanzuro udasanzwe yafashe kuri uriya wa gatandatu, aho yashyize ku ruhande ibyo guhora ashaka ibintu ntabigenera igihe. Afata icyemezo ko agomba kubona amafaranga yashakaga mu cyumweru kimwe. Birasa nk'aho Imana nayo ikunda kujya mu ruhande rw'umuntu uzi neza icyo ashaka kandi agafata icyemezo ko agomba kukibona. Nyamara ihame Dr. Frank yakoresheje abona miliyoni yashakaga n'uyu munsi riracyariho kandi rirakora. Rwose iryo hame rikorera umuntu wese urikoresheje none nk'uko ryakoreye uriya muvugabutumwa. Iki gitabo rero kigaragaza intambwe ku ntambwe ibintu 13 bigize iryo tegeko, kikanakwereka uko warikoresha. Niwitegereza neza urasanga wa musore Asakandra na Dr. Frank bafite ikintu kimwe bahuriyeho. Bose bamenye ukuri kudasubirwaho ko igitekerezo gishobora guhindurwamo amafaranga biciye mu mbaraga y'umuhamagaro usobanutse, guteranyaho igenamigambi risobanutse. Niba rwose uri mu bantu batekereza ko gukora cyane no kuba inyangamugayo bizana ubukire, ndagusabye jugunya cyane iyo myumvire. Nta kuri kuyirimo. Ubukire by'umwihariko iyo buje ari bwinshi cyane ntabwo rwose buzanwa no gukora cyane. Niba ubukire bushobora kuza bukururwa gusa no kubuhamagaza umuhamagaro n'intego bisobanutse no gukurikiza amahame n'inzira isobanutse, ntabwo buza kubw'amahirwe. Tuvugisha ukuri rero, igitekerezo ni umuyoboro ugenga ibikorwa hagendewe ku ndebakure. Burya abahanga mu bucuruzi bo babimenye neza ko ibitekerezo bishobora gucuruzwa no mu gihe ibindi bicuruzwa bifatika bitari gucuruzwa. Naho rero abacuruzi basanzwe bo ibi ntibabizi, ni nayo mpamvu nyine ari abasanzwe. Hari umuntu usohora ibitabo wavumbuye ibanga ntekereza ko rikwiriye kumenywa n'abandi bantu bose basohora ibitabo. We yamenye neza ko abantu bagura ibitabo benshi bagura umutwe igitabo cyahawe, ntabwo bagura ibyanditse mu gitabo. Guhindura gusa umutwe w'igitabo byongera ku buryo budasanzwe ingano z'umubare w'ibicuruzwa ku kigero cya miliyoni. Ibyo biba nta kintu na kimwe cyahindutse ku byanditse mu gitabo. Uhindura gusa igifuniko cyanditseho umutwe utarabashije gucuruza byinshi, ugashyiraho igifuniko kiriho umutwe uzacuruza byinshi. Ibyo rero biroroshye nk'uko byumvikana. Baba bacuruje igitekerezo biciye mu ndebakure. Nta giciro gihuriweho kandi gihoraho cy'igitekerezo. Umuhanzi w'igitekerezo we ubwe niwe ushyiraho igiciro ku gitekerezo cye. Iyo ari umuhanga rero ahabwa ayo ashaka yose. Uyu munsi abantu bakora ibintu byo gutuma amashusho agenda bari guhinduka amamiliyoneri. Benshi iyo urebye baba ari abantu ubundi batabasha kurema igitekerezo, ariko bafite indebakure ituma babasha kubona ibitekerezo bigenda. Mu bihe biri imbere abandi bantu bagiye kwisanga mu cyiciro cy'abamiliyoneri ni abari mu bushabitsi bwa radiyo.
Ni umwuga mushya kandi utagora abantu bose bibitseho indebakure. Amafaranga agiye gukorerwa cyane n'abantu bashobora kuvumbura no kurema ibiganiro by'ingirakamaro bizatuma ababyumva babikunda bakabyibonamo. Abaterankunga aribo nita inzirakarengane nibo bishyura ikiguzi cyose cy'ibiganiro by'imyidagaduro. Icyakora mu gihe kiri imbere bazabasha kubitekerezaho cyane maze batangire kwishyuza ibihwanye n'ibyo bishyura. Umuntu rero uzabasha kwemeza abaterankunga uko ibiganiro bye ari ibiganiro by'ingirakamaro niwe uzakira mu bihe tuganamo. N'abahanzi bapacapaca bagakora ibyo babonye byose batitaye ku kamaro kabyo bagiye gusunikirwa ahatari heza, ahubwo abahanzi bahanga ibintu bizana impinduka mu mitwe y'abantu ari nako basusurutsa abantu bagiye kuba bakiri. Hari amahirwe yagutse cyane rwose arimo kwigaragaza, gusa arimo arapfushwa ubusa kubwo kubura indebakure. Nyamara muri rusange icyo radiyo ikeneye ni ibitekerezo. Niba uru rwego rushya nawe rugushishikaje, wenda byakubyarira inyungu nyinshi uramutse uzirikanye ko abazatsinda muri uru rwego ari abakora gahunda za radiyo zita cyane ku baguzi, ari bo bumva radiyo kurusha kwita ku bumva radiyo gusa. Tubivuze rero mu buryo butomoye, abazashinga radiyo bagahirwa ni abantu bazabasha guhindura abumva radiyo bakabahinduramo abaguzi. Gusa nanone ikirenze kuri ibyo, bagomba kuzaba abantu basobanukiwe ibyo bakora ku buryo bazabasha kugaragaza impinduka bazana mu buzima bw'ababumva. Abaterankunga b'ibiganiro barimo baragenda bahumuka, bashaka ibiganiro bizana impinduka kurusha ibiganiro byo kurangaza abantu gusa, kuko bashaka ko babyumva bagura. Gusa hari n'ikindi kintu abantu bifuza kwinjira muri uyu mwuga bakwiriye kuzirikana, nuko ibyo kwamamaza kuri radiyo nabyo bigiye kwigarurirwa n'inararibonye mu byo kwamamaza. Bizaba bitandukanye cyane n'uko ibinyamakuru byandika byamamazaga mu bihe byashize. Abantu bakoraga ibyo kwamamaza mu bihe byashize ntibazabasha gusoma inyandiko zo kwamamaza gushya kwa radiyo kuko batatojwe kubona ibitekerezo. Abazabasha kwamamaza kuri radiyo rero ni abantu bashobora gusoma inyandiko bakazibonamo ibitekerezo mu buryo bw'amajwi. Ibi kubimenya byatwaye umwanditsi w'iki gitabo amasaha menshi n'akayabo k'amadolari. Hagiye kubaho amahirwe menshi ku banyamaradiyo bazabasha kubona no gukoresha ibitekerezo. Niba ibitekerezo byawe by'amahirwe ari mu mikorere ya radiyo bidafunguye imikorere y'ibitekerezo byawe, ibyiza ni uko wahita wibagirwa kujya gukora mu bya radiyo. Ariko niba bivuzwe bigukozeho mu buryo budahambaye, ubwo wabyinjiramo neza, wenda byatuma ubona igitekerezo kimwe cyakubera umuryango winjiriramo. Gusa ibi ntibikwiriye kuguca intege niba nta burambe buhambaye ufite mu mikorere ya radiyo. Andrew Carnegie nawe yari azi bike cyane ku buryo bakora ibyuma, njye yarabinyibwiriye n'akanwa ke. Gusa yakoresheje ahama biravugwa muri iki gitabo, bituma gukora ibyuma bimubyarira ubukire butagira akagero. Inkuru yose y'umuntu wigwijeho ubukire usanga itangira uwahanze igitekerezo ahura n'uwacuruje igitekerezo bagakorana neza mu mahoro. Carnegie yari yarikikije abantu basobanukiwe ibyo watarazi kandi atabashaga gukora. Abantu bahanze ibitekerezo iyo bahuye n'abantu bashyize ibitekerezo mu ngiro, bigira abakire bakanagira abandi abakire. Hari abantu benshi muri ubu buzima bahora bizerera mu mahirwe. Amahirwe nibyo yakuzaniye ibyo ubyaza umusaruro, ariko rero uburyo bwiza si ukwishingikiriza ku mahirwe. Bene ayo mahirwe yampaye impano y'ubuzima ngomba kubyaza umusaruro, ariko rero kugira ngo uwo musaruro uboneke byansabye umuhate w'imyaka 25 wo gukora cyane. Amahirwe nagize nayo kubonana no kubasha gukorana na Andrew Carnegie. Ibyo nibyo byatumye Carnegie ambibamo igitekerezo cyo gushyira ku murongo inzira y'amahame ageza ku butsinzi mu buzima. Abantu benshi bungukiye mu buvumbuzi nagezeho mu rugendo rw'imyaka 25 y'ubushakashatsi, kandi benshi muri bo bigwijeho imitungo bitewe no gukoresha iyi nyurabwenge. Nyamara itangiriro ryari
ryoroshye kuko ryari igitekerezo gusa buri wese ashobora kuba yagira akagiteza imbere. Wenda amahirwe yabaye guhura na Kanigi, ariko se wavuga iki ku muhate nashyizeho cyangwa ku muhamagaro usobanutse nagize? Wavuga iki ku bushake nagize bwo kugera kuri iyo ntego? Cyangwa kudacika intege n'umurava muri iyo myaka 25? Ntabwo rwose bwari ubushake busanzwe bwanshoboje gutsinda ibizazane, nkanga gucika intege no gutsindwa by'igihe gito n'amagambo aca intege nabwirwaga bambwira ko ndi kwangiza igihe. Nabishobojwe n'ubushake butwika no kuba imbata y'icyo naharaniraga. Ubwo igitekerezo cyari kibibwe muri njye bwa mbere bikozwe na Andrew Carnegie, narakibungabunze ndagikuza kandi mparanira ko gihorana ubuzima. Nyamara uko iminsi yashiraga ndi gutaha, cyarushagaho kugira uburemere kibyikoreye cyo ubwacyo, ahubwo gisigara ari cyo kimbungabunga, kirankuza kandi giharanira ko ngira ubuzima. Uko rero niko ibitekerezo bikora, bitangira ari wowe biha ubuzima n'ibikorwa n'ubuyobozi, hanyuma bikigwizaho imbaraga maze bikarwanya ibizazane byose uhura nabyo. Ibitekerezo ni imbaraga itagaragara, ariko rero bifite imbaraga no kurusha ubwonko bufatika bubibyara. Bifite ubushobozi bwo kubaho na nyuma y'ubwonko bwabyibarutse bwasubiye mu gitaka. Nk'urugero, reba imbaraga ubukirisitu bufite kandi bwazihawe n'igitekerezo cyashobotse mu bwonko bwa Yezu Kirisitu. Igitekerezo nyamukuru cyari iki? Ngo ntugakorere abandi ibyo udashaka ko bagukorera. Kirisitu yisubiriye ku isoko aho yaraturutse, ariko igitekerezo cye n'ubu kiraganje. Hari umunsi umwe gishobora kuzigaragaza, kigakura, hanyuma kikuzuza neza ubushake budasanzwe bwa nyiracyo. Iki gitekerezo kimaze imyaka 2000 gusa. Ni mu gihe tuzareba amaherezo yacyo. Kuri icyo gitekerezo kandi niho uyu mutwe wa 6 urangiriye, akaba kandi ariho igice cya 30 mu nzira njyabukire nacyo kirangiriye. Ntimuzacikwe n'umutwe wa 7 w'igitabo Think and Grow Rich, tuzabagezaho mu gice cya 31 cy'inzira njyabukire. Twebwe turi inkorane.